Kimwe mu bintu bitaramenyekana neza ku ruhare rw'Ubufaransa bwagize muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda ni urupfu rwa François Dula de Grosseville wahoze ari umujyanama wa Perezida François Mitterrand waguye mu biro bye muri Église ku itariki ya 7 Mata 1994 nyuma y'umunsi umwe indege ya Habyarimana irashwe. Ibi ni byo tugiye kugarukaho. Muhawe ikaze. Nitwa Niyobonga David. François Dula de Grosseville wavukiye Vienne ku itariki ya 29 Werurwe 1918 yabaye inshuti y'akadasohoka ya Mitterrand na mbere y'uko aba perezida. Nk'umuntu wakomokaga mu muryango w'abakire bityo Mitterrand akamubonamo inyungu zishingiye ku mafaranga. Bivugwa ko nibura mu myaka 7 imbere y'uko Mitterrand aba perezida w'Ubufaransa yafashijwe na Grosseville mu buryo bufatika mu bibazo by'amafaranga, nawe akamwiyumvamo akamubitsa amabanga kugeza no ku mwana w'umukobwa Mazarine Pinjero yari yarabyaye hanze. Ubucuti aba bombi bagiranye bwatumye Mitterrand mu gihe yari amaze kuba perezida w'Ubufaransa agenera Grosseville icumbi mu nzu zigenewe abakozi ba leta, aho yari aturanye n'umugore babyaranye, nyina wa Mazarine Pinjero. Mu mwaka w'1981 Grosseville yabaye umujyanama muri perezidansi ushinzwe ibibazo by'umutekano n'amadosiye akomeye afite aho ahuriye n'ibihugu bya Libani, Syria, Tunisia, Maroc, Gabon, Korea, Pakistan n'ibihugu byo muri Gulf. Umubano we na Mitterrand wagiye uba mubi, yanga kumuha umwanya wa ambasaderi yashakaga. Byatumye mu mwaka w'1985 ava mu nshingano yari afite agirwa umujyanama muri sosiyete y'indege ya Marseille Dassault yamazeho umwaka umwe. Nyuma yagizwe ushinzwe chasse présidentielle, ibikorwa byo guhiga byitabirwa na perezida. Umwanya yakomeje gukoresha agahura n'abantu bakomeye barimo abanyapolitiki baba abimbere mu gihugu cyangwa abo ku rwego mpuzamahanga. Kugeza apfuye yari agifite ibiro muri Église ndetse na apartment aho yari aturanye na Anne na Mazarine Pinjero, abanyamabanga be n'umucungira umutekano we. Uko yakomezaga gusurwa n'abantu batandukanye bakomeye muri Église no hanze yayo byatumaga akekwa amababa ndetse agirirwa ishyari, bituma Mitterrand amushyira raho ingenza kuko yari yatangiye kugaragaza ko atishimye ndetse akanyuzamo akagira amabanga azimura. Ibihe bitangiye kumubana bibi, yijunditse Mitterrand amwita indashima nk'umuntu utarazirikanye ineza n'ibihe byiza bagiranye. Ntibyarangiriye aho, atangira kunenga ubutegetsi yifashishije abanyamakuru ndetse akavuga ko yiteguye no gusohora igitabo maze agashyira ku karubanda amabanga yose ya Mitterrand n'ubutegetsi bwe. Urupfu rwe ntiruvugwaho rumwe. Iperereza ry'abacamanza ryemeje ko Grosseville yiyahuye yirashe akoresheje imbunda yo mu bwoko bwa 357 Magnum, ariko bamwe barabyemera abandi bakabihakana. Umunyamakuru Raphael Bake mu gitabo yanditse yavuze ko nta kigaragaza ko Grosseville yishwe, mu gihe undi munyamakuru witwa Reynaud abihakana. Izi mpande zombi zatumye undi mwanditsi witwa François Graner atangiza ubushakashatsi ahavuga ko ingingo yo kuba Grosseville yari yahuye irimo ibintu byinshi bidasobanutse. Urugero ni uko isuzuma ry'umurambo ryahagaritswe hadasobanuwe bimwe mu bimenyetso bigirwaho impaka, ugushidikanya gushingiye ku bijyanye n'isaha yapfuyeho, kuba nta murinzi we wari uhari. Igitangaje kandi ngo nuko nta muntu wigeze atangaza ko yumvise urusaku rw'amasasu yarasiwe muri perezidansi rwagati. Ikindi nuko Grosseville atari yarigeze agaragaza ibimenyetso cyangwa ubushake bwo kwiyahura, kuko mu gitondo cy'umunsi yapfuyeho yasangiye n'umwe mu bana be. Yagombye kuba nibura yarasize urwandiko rusobanura impamvu yo kwiyahura kwe. Ahubwo ngo hari ubutumwa bwe bwagaragaye aho yavugaga ko kuri uwo mugoroba yagombaga kwitabira umusangiro mu rugo rwa Lawili, umudiplomate wo muri Gabon. Grana avuga ko ukurikije uburyo amadosiye ya Grosseville yaba ayari muri apartment yari acumbitsemo no mu rugo rwe ruri mu cyaro yahise asahurwa, ari ikimenyetso cy'uko urupfu rwe rwari ruteguwe. Ibi abishingira kuba yaratangiye kutavuga rumwe n'ubutegetsi na bamwe mu nshuti za hafi za Mitterrand nka Michel Charasse na Guy Ménage. Mu byumweru bike mbere gato Mitterrand yari yamusabye gushyikiriza Charasse amadosiye yose amwerekeyeho arimo ibyo Grosseville yarazi byose, by'umwihariko ku bijyanye n'amafaranga yagiye aboneka mu buryo bw'ibanga, ruswa n'ibindi bijyanye nabyo, sosiyete z'abaringa z'abasosiyaliste. Ariko arabyanga, ahubwo avuga ko azabisohora mu gitabo yateguraga kwandika.
Umuryango we uvuga iki ku ngingo yo kwiyahura kwe? Nyuma yo guceceka igihe kigeze ku myaka 16, mu mwaka wa 2010 abo mu muryango wa Grossville baratoye baravuga. Aba barimo umuhungu we w'imfura Patrick de Grossville, umukobwa we Nathalie Michaud n'umuhungu we muto François. Mu kiganiro bahaye ikinyamakuru Le Figaro bavuze ko Bake wafashe uruhande rwa leta ruvuga ko umubyeyi wabo yiyahuye ari umunyabinyoma ubari inkuru zidafite ibimenyetso bifatika bituma ibyo yanditse bikwiye gushidikanywaho. Bavuga ko raporo ya polisi n'isuzuma ry'umurambo irimo ibyuho biteye ubwoba no gushidikanya ugereranyije n'ibyo abatangabuhamya bari hafi y'aho urupfu rwe rwabereye bavuze. Nathalie Michaud yavuze ko se yari abangamye, yari azi ibintu byinshi kuri benshi kandi yari afite umugambi wo kubishyira hanze, bityo ko ari byo yazize, akaba yarakiraga ubutumwa bumutera ubwoba ko azicwa. Patrick de Grossville yagarutse ku buryo amadosiye ya se yose yahise asahurwa iryo joro, ko nabyo bigaragaza umugambi wari uteguwe wo kugira se nabi. Uburakari bwa mu muryango we ngo bwanatumye batifuzaga kubona Mitterrand mu gihe cyo gushyingura. Nathalie Michaud ati twamubonaga nabi, ni umuntu umuryango utigeze wishimira, nawe yari abizi, ariko arahatiriza kuko kutahagaragara kwe byari gufatwa n'ibitangazamakuru ko afite uruhare mu rupfu rw'umubyeyi wacu. Nta gaciro twamuhaye kwirimbi. Hagati ya Grossville n'u Rwanda byari byifashe bite? Umwanditsi Grana akomeza avuga ko Grossville yari azi Habyarimana akanagirana umubano wa bugufi na Paul Bari wari mu bacanshuro mu Rwanda mu myaka yabanjirije Jenoside yakorewe Abatutsi no kugeza itangiye. Nk'umuntu wari warigeze kuba umujyanama mu bya gisirikare muri Elise ariko akaza kwirukanwa, bivuga ko yaganiraga kenshi na Grossville ndetse byasaga naho bahuje akababaro. Iyo yageraga i Paris yajyaga gusura Grossville bakaganira kuri amwe mu mabanga ku bikorerwa mu Rwanda. Aha harimo ajyanye n'agatsiko mu butegetsi bwa Habyarimana kari gafite ingingimira ku masezerano ya Arusha, kakaba ngo kari gafite umugambi wo kumuhitana. Ibyo byose ngo Grossville yarabimenyaga. Abandi banditsi bagerageje kugaragaza aho Grossville yaba ahuriye n'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana, bahamya ko yari afite amakuru ku ruhande rumwe binyuze kuri Paul Bari cyangwa kuri leta ya Zaire nk'umuntu wari ubitse amabanga menshi arebana n'ibihugu bya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Kuba ku munota wa nyuma Mobutu yarasubitse kwitabira inama Habyarimana yari avuyemo ku itariki ya 6 Mata 1994 i Dar es Salaam ubwo yaraswaga. Grana ahamya ko bishoboka ko yagize impungenge z'umutekano we kandi ko yaba yaraburiwe na Grossville. Ikindi gishoboka ni uko Mobutu yari mu bateguraga ihanurwa ry'indege ya Habyarimana hamwe na Bari ariko atabivugaho rumwe na Grossville. Ikindi kitarasobanuka ni bivugwa ko Mobutu yaba ari watanze misile zakoreshejwe mu Rwanda indege binyuze muri ambasade ya Zaire i Bruxelles, ku buryo yaba yaramenyeshejwe ko indege yahanuwe nyuma y'iminota 20 binyuze muri ambasade ye i Bruxelles kuko yi Kigali yari itarabimenya. Jean Paul Cruz wari hafi Bari banafatanyije mu kwandika igitabo yasobanuye ko Grossville yishwe nabo mu butegetsi batinya ko yazamena amabanga ku ruhare bamwe bagize mu Rwanda mu ihanurwa ry'indege ryabanjirije umunsi w'urupfu rwe. Umwanditsi Grana avuga ko gusobanukirwa urupfu rwa Grossville byafasha kumenya neza uruhare Mitterrand yagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ndabashimiye mwese twabanye. Nitwa Nihungiro David, mugumye kugira ibihe byiza.